tandukana no kuvuga ngo filime True Love warayibuze. True Love twayimuriye kuri channel ya Karine wa Bruno. Utakoze neza ngomba kubikubaza, nta kwishyuye neza ugomba kubimbaza. Mani kanzanye ubushinzi bwinshi none kandi ubona gateye. Umugabo wanjye uravuna kora akazi kakuzanye ibiganiro byarangiye. Jya muri comment urebe link iri muri comment uyifungure ukore subscribe, like, share na comment ubundi ntuzongere gucikwa. Nyamuneka nimuze kuko iyi nkuru yabaye uburyohe sana. Matiti Tibori Sasa kumba sichunga unyabiza jo hero unyabiza nabo ega hari ngende umugore wawe warancatse wowe warankoye ntabwo wamagaye nkagakire ntiwitaba hari inkwano wahaye mama wanjye uramugira ndamugeze waranje yaravutse ku giti ntutagira nyokoda vuga ntabwo rero ugira rero wahawe rwose wari igice usa nk'ubwo wahawe na Imana nkaba nangije akazi nawe ntabwo nakwandi kukumva wenda rugura tuma nsinzira gakomeza uvuga nawe unkeneye inde ngewe cyane akenera wowe cyane akujya ubanza wirebe gasumuni sebetse urasebetse nta maboko ngira nta maguru ngira nta bwenge ngira ntabwo umusazi akijereka kose mbabaza ubu igihe cyose iminsi ningahera iminsi 4 ishize ngiye muri saba nta nubwo yanambwa ati mana uri ukuntu usa icyuki umukobwa mwiza kwisi ubivuga se nk'uri mugufi nguri igiki reka unabaye keza do reba n'utuntu waguze ejo bundi ku muhanda Tibori reba Tibori karame hano misize bityo Tibori gamatwi ndakubwira nsa nkuraga kuko ibi ngiye kuvuga nabigoye kandi ibyo bibuka ko umuntu uraga avuga rimwe kuko aba agiye gupfa wagiye se umuntu akimwera agafanta ingavuga homvomvuga ushaka kumva fwese abo nusanga nabandi bari yugaruke ko ubushuti bwawe bubahera cyangwa nubona ko jye nawe twabaye inshuti tubaye tutari inshuti se wabona kwa mwicaye imbere yego uri wumva nuko mu minsi ishize nagiraga ubwoba bwo kuba nabangamira abantu ko batazasiga nkisanga jyenyine ariko naje kwiga ko n'ubundi abantu ntacyo bamaze ndababara nkabara jyenyine nasonza nkasonza jyenyine nakubitwa nkakubitwa jyenyine ntatukwa nkatukwa jyenyine byamaye isomo rero ko abantu atari Imana atari ibiryo atari n'umwuka duhumeka batariho twabaho ariko Matibori rwose ndagira ngo nkubwire ngo wowe nkubuze mu buzima bwanjye napfa ku igice cy'uwo mwuka wanjye mpumeka kimwe gitwara iwawe nanjye ngasigarana ikindi da iyo duhuye rero bitakuzu ukuri kw'Imana njye ntabwo ndi kuvuga uje kuntera imbabazi se ntabwo ndi kuvuga narenze kukuza ariko nawe mu bwenge bwawe bungana n'ubwanjye kandi biri mu mpamvu zatumye numva ko ngomba kukubwira aya magambo nyine vuga uri seriba kuvuga iki yego nakubwiye ngo ubwiza ufite n'ubwenge ufite ubigereranyije n'ibyanjye mbona bihura mahwi rwose birasa nk'intobo kandi baravuga ngo iyo abantu bakundanye cyane bageraho bagasa nawe njye nawe tumaze nk'amezi 2 twahita dusa nk'amakoti ibyo urabyumva bite kinda gukunda rwose kandi akazi iki cyana kiba kitugeje karibu se hano ngaho tudafirisa uraho neza nayo mu ijoro ese kuko nibyo ntabyo uruzi se ni ibyanyabyo uzi igihe maze mu bitaro kuko se wararwaye uzi byambayeho nta karibu se oya ntabwo njyamo akaribu abagabo b'abandi akaboko waryo karakora dore twicare hariya Rudufi utwatsi twanjye hanini
abashyitsi b'abandi dore mbakirira hariya hatazagira ikirango nyirampatsa ngo urugo rutagira umugabo rurasuzugurwa ubaka akaboko kagira icyo kwigirira ko ariko se ntibyanyabyo koko ndacyapapa cyaba ni bya bindi byawe nakinjira nkicara oya ntabwo nakwizera Rodolphe icara hariya oya ngwino reka ngire reka ndabona wambaye neza icara yicarire hano ho ni hanze nta n'uwagira ibyo atuvuga ubundi se ko ari ibya nyabyo we wagira kubushinyaguzi koko shambabarira pe data we shambabarira ndagutunguye ngira ngo ndebe kutaka uzi imisonga ibirimo siko mwana yo mwijuru mbabarira pe mva siko nagize mu nimi twari guteka jewe mama mwari yarabimbwiye arambye ndavuga na Rodolphe ko ndayazi ubu yaragiye yihererana akantu agakokora agapfuragura none abeshya umugore ngo yakoze impanuka mfura se nduhe nyirango koko mfura nduwu Rodolphe uyo bu mugore wari umaze iminsi wihererana mama mwari ari mu bitaro uwe mugore akaye namugira amagambo uretse ko namwihuriye simbivuge kandi muravuga ngo ngira amagambo kandi iyo mbivuga hari gushya none ntayo ugira nta magambo ugira oya pe none se ni utangiye kunkora ko navuze ngo tubyihorere kandi Rodolphe akawe ni kiburira utangiye kunkora ko urwaye n'akaboko akaboko kagutwara iki koko none se mvuge muri haba komeretsa k'imoso akindyo ni kazima we kagenza gute akakagenza we yame ntacyo mvuze amakuru sawo erega byabaye byose ngiye i Kigali ngiye i Kigali kugira ute nari ngiye kubona na Karine ngeze Nyabugogo mba nteze ipikipiki nubwo nibuka nagiye kubona mbona agahunga gaciye mu bikamyo mba ntaye umutwe nisanze ndi kwa muganga ari telefone Yakobo yanyine nahawe na bantu bakoraga imihanda nako irashwanyuka gutya no mahanga barandoze guki imyenda ibubureri abantu kwa muganga bagombye kumpa indi myenda cyakora ko no original cyane nta nicyo kabaye telefone simukade sha none se Karine ngigorobere uhisemo imbere urujejo ese Karine ko yarara kwiki Karine ese Karine mvugura muze Karine kuvuga n'uwe ibuka gakobwa kari gato gafite inyinya aretse ko nabonye dore yanganye aryo aranepa mama wararaye uzi ukuntu arimo ikigore cyiza afite igituza kirateretse afite reba Domina ukibana na Domina kera nimbivuze umutima wanjye wose wowe bahindura gunda cyane akora uri kwivugira wende kwivugira da wivugiraga oya uri ku giti cyanjye ndakubwira ku giti cyanjye nyine waye ko yewe ndimo ngiwe nyine ufite ikibazo ndagukunda ibintu iyo usetse ndabona ko byakiriye n'umutima mwiza w'urukundo ndetse uri ko ngiye byakiriye koko ngiye nkundana nawe ku bugome bwawe buzakugeza hehe imbobo Marine ego mananje gafifi wirirwa ukingura ibipango ajye gukundana nanjye gusa matibo karano nyinguye igipango gacugusa inkono ntibihura nyinguye igipango gakoropira ikaro ntibihura umva ceceka ntago abantu bose bakupa barabakoze wowe uri iki muri urugo ngiye muri urugo ubona mbaye mabuje koko cyane ariko ibyo mbona koko birangira bibaye ukuri ntibirangira hano muri salo birangira no mu cyumba no mu cyumba bigerayo ngo bimenye uzanabivuga ahubwo ko nani bagasugira ko nari kukubitsa ibanga byarangiye ubona baye umugore w'abandi Tibori ntago ndi gukina rwose kuramo ibyo bintu byawe byo guseka ngende isurise cyane umutima wanjye urahennye ubwo bitekerezo mfite ubahena nyine wanaheni cyane kuko ndagutekereza rwose nkumva simpari uri serious ngira natandukanye n'ubuzima ku bwawe babarira rero nkunde kugira ubuzima bwanjye bwagiye bubashe kugaruka muri iki reka nkubwize ukuri niyo naba ngukunda nako niyo naba mbaye ndi uwo gukunda ntabwo nanagukundira muri uru rugo ese ubu koko natunjya kwisanzura gute sinakubuza kwisanzura cyane wewe ko uzi ko buriya ku ishuri nari mfite umuhungu twakundanaga uwo muhungu rero
akimara kuvuga ko nkunda narisanzuraga nkasara mu ishuri ugasanga nasaze nabaye umusazi hehe turacyakare ubu abanyeshuri bose ndavuga ngo mujyane imbere mugende abakoropye n'abatakoropye ariko umunsi akinira ngo arankunda nazaga ameze ngo basabye kubaza se aratwite uriya mukobwa atakivuga ntibase noneho ukuntu nivugira nisanzura mu rugo rwanjye none njye gukundana n'umuzamu nimara kuvuga gukundana n'umuzamu rero nabyo ntiyagira kuvuga nabo n'ibindi bivuga nabo abanyibivuze uko yavuga ati bahina nambona ate mbona kano gapira turamuzi ko ndamesa nkongera nkasubiramo ubu sinakuraho indi myenda y'amajipo azajya atuma y'impenure atuma bakuntwara ubwo mushatse kuvuga ngo none ko nambaye mini gakire yantwara none baze wata wicana gakire rero buriya rero wishaka abandi bakobwa mungana cyangwa babandi nyankunda kubona hano mu cyo gipangu barabahepfiriye nabo mwajyana ukabyara so naho tudasa nabo ni bagufi kandi uramwango ndi mugufi sonye gukunda n'umukobwa mugufi hari abarebare ufite iki kibazo uzi baho ufite ubwenge buke ndi na mugufi use matibo karame bagira mpe kabiri ubu urapfuye gihe napfuye mpagaze ushaka kubona umuryango ndahita mva banshyingure uryamye ihangane ntabwo byavamo oya bigomba kuva ni itegeko rito ntabwo ari itegeko da ndi kukwinginga kandi rwose mfukamishije amavi y'umutima ubu nkwiye wansoma bivuge nk'uwikenera urebe se wakunda umuntu utazagira ntabwo bishoboka da ubu wansoma cyane imwanya ukorera ni yawe ntibyahura gake katadufata ariko se adufasha ati rega ibintu byacu bigomba kuba mu ibanga narya amafaranga ajya guha ukamenya ko ufite umugabo i Kigali uwuhe yewe imbwa yo ku gipangu simva guhita imbwa oya ndiyo niyo oya ndiyo ntabwo ubeshye ariko kuba wanyita imbwa ntabwo byakura ko ngukunda kandi umutima wanjye we simbwa rwose hakugira umutima wanjye uzameneke hazameneke yewe umutima wanjye usigara ari muzima bahenda reka nkubwize ukuntu bya nyabyo ubu nanjye kambeseri ngiye matibori matitsi ceceka reba hano ndeba ntabwo nakwemera ngiye ntabwo nagukunda kirekwa umunsi wavuyemo kano kazi ukagenda ukazana imodoka iparika hano ati injiramo tugende kose nyina nkotsa ko nkubwira kugira amagambo kabihakana ugira ngo nigeze mbana na Domi ko twagiraga tugira ariko nigeze mbana nawe mu nzu ngira amagambo hari amateka mamuhimbahimbe uravuze ngo ngira amagambo Domina ntago nigeze mbana nawe mu nzu umva nkubwire Doviko nunukiri wanjye kandi nunuka ndiyubashye ngira ngo ubona nuko nsigaye nse ntabwo ngira umutindikazi nsigaye narivuguruye namenye no gukoresha amafaranga y'amatsinda nirwanaho muzanzuzugura ngo nuko ndi umugore none se kubanya amafaranga wa mugabo anyibwirira none se sunda abagabo muturusha cyuretse kunyara muhagaze nange muturusha kunyara mwicaye ako nshatse nahagarara buriya nange sace nakicara cyabikora mfone ku munwa mbwira mbabarira basi nanone ndagututse ako nuzongeye kuvuga ko ngira amagambo nta magambo ngira ntayo nzongera kuvuga reba wa mudamu waje akabyara Domina akamwirukana umwana akirukanka sinzi aho yasize n'umwana icyo gihe yari amaze kubyara mwibuka akakobwa kari gafite inyinya kakiri gato ako disumva ibintu yambwiye yarambwiye ngo umwana yaje kubyara ngo yavuyemo igisore cyiza ngo agira cyo kitabirasa ngo ariko uwo mwana disi ntabwo azi ko kari nari nyina nyumvira ko uzi ukuntu kari nafite agahinda wabona yaraje nko kukureba wenda cyangwa se yaraza hari kuki ariko yaranambwiye ngo Domina ari no mu mujyi wa Kinure ko kari ntitwavuganye kari niba mbyibuka neza nyamara niwe twaravuganye arananyibwira ariko numva biri kunshamo kubera disi yarabimbwiye yarabinganirije kuko njya no kujya i Kigali hari muri gahunda kugira ngo duhure ariko nkumva simbi kubikurura neza se urutwerwa ruracyari ruzima ngo ntabwo ari kubisa hasi hano gushya inyuma haragize ariko ndatekereza neza harimo inkovu ego wa mana we kubisa gutya kuki hafi tokoza nuko ahubwo kuba nibuka n'ibyo ngibyo nk'amahirwe nkimara ariko ikintu cyambabaje n'ubu gise numva kimbabaje mbikuriye nuko nimero ze nari narazanditse ku gapapuro mvuga ngo ntazagera i Kigali telefone yashizemo umuriro
nkabura aho nsharigingira mba abantu kwa muganga barayimpamagarira maze ni Karine ati yego umugore ufite ijwi ryiza cyane twanavuganye na nimero nani nzifite arangije nuwo ndamubwira nti nakoze agisida Rodove ndi kwa muganga Rodove koko nubwo rwaye mbona hano yakize wa mugabo we ugererari irari se jewe nanakwegereye ubonye iki nyibwirira ibya Karine oya gira ucyo bomba nabonye ubwo icyambabaje nuko ndinze mva kwa muganga atanakandagiye kirere yego abizi neza ko nakoze impanuka ari wenje kureba mana yanjye ibaze kurwarira muri Kigali abapfa nzoka nabonaga nanjye ndi umupfu hantu ugera kumva babwira muganga ati muga ndeka agenda wite kuri uriya kabona uwo bazanye ikiguru cyacitse kabona uwo bazanye urunwa rumeze njye nta nimero yanjye ugira nyifite kuri simukadi ariko nayo narayitaye urumva telefone yarapfuye na simukadi ariko simukadi ubanza barayimpaye nuko iyo nza kukureba mama mwari yari kugira ati nyirankotsi hari ibyo apanga na Rodove ariko dupanga iki kundeba cyangwa dupanze ibyo byamutwariye ariko ngira agahanga gato nkakarinda urugumo mu kurengera ubuzima bw'umuntu ntabwo wabyitondera kumbi Karine yego ni Karine ahubwo se biva no kuri Karine nkubaza wowe wa mwana wawe na Domina wavanye muri wese akumva barire kuvuga gutyo wa mwana wa Domina yari yataye muri wese ko binshanze ko hajemo na birasa ngo birasa umwana wa kandi bibikere nyumvira ni ibiremwa byihorera uje ari kukirara kinsakuriza subure nijoro mbwira ngo umwana we niwe witwa birasa yaramumbwiye ako disa afite agahinda Karine yaraje haturarira mana yo mwijoro yaraje turarira n'umumama ufite ibaze kubyara umwana ukaba utabasha we ngo ababizi yuko ari umwana ariko umwana we ntago abizi ko ari we umwana wa Karine ariko nindakara nzaje Kigali uwo muhungu ngende Karine amuntungira urutoki ngende mujegeze mubwire nti ni nyoko bura Karine yatinye kubimubwira no kuvuga ngo Karine ntarabwira umuhungu we ko ari nyina ashwi ngo yarabitinye we ubwonko uri kunyobya cyangwa ngira nkungu ngo ashobora kutabyemera bakamubona nk'umunyamitwe mbwire kuri ya mudamu meruka hangaha niba yaratinyutse akabimubwira niba ataramubwiye sempe nyiranko kwishyano rivutse Nyamasheke nibiki turabirwa banga tubyerekeza he nibiki umva nge nawe ngo ntabwo nakwemera oya wenda ndagira ngo nacika intege nkunde cyangwa ubiroreri ariko ntibizarekeraho da kandi umenya ko nta vumira itararenga ubagarira yose kuko ubutazirizera n'irizarumba ushatse nanjye wambagarira kise ntavamo umugabo we naho babuze ako se nta makuru ya mabujara yewe ahubwo uranyibukije mana n'ibirworo tubivemo umva uzi ko mabuje nimba baramwishe oya da yego n'umugeni uvuga ukwagasa kwa birasa ngo naba ugome nyina avemo birasa ariko ako ngo urangurira nyina barasa mbe na birasa naba ugome abandi banakwicisha ko nawe vuga ibintu nabi eboko munyabirasa na birasa nose umugome ngo n'urera agahinda karanyishe we mana nanjye karanyishe koko weye baba we mana we Karine we mu kimwe biko mubwira inzu mwahitabe ego ma Karine ngo yagize ati databuja nta mutima ukigira nta mutima we unagira gute mare unagufite iki kuko nsigaye mbona warabaye nk'inyamaswa ntaramenya ubwoko bwayo ntabwo aribyo bivuze oya njye ndabivuze da gusa kuri ngo guca muziko ntigushye da subiramo ibyo bijambo uvuze tungo usubiramo bwa kabiri harya mvuze ngo kira aravuze ngo nabwire ugira kada je nabwo ngera bahe ariko ibyo by'ubwenge nindo bivuze niho bivuze ndavuze ngo ni inyamaswa da nguri inyamaswa nguri inkende nguri ingwe mugongo uracitse uciwe niki ngo nyine gusa nk'imbwa gusa nk'imbwa unago ututse gusa nk'inkende kandi gusa nk'ikirura gusa ibo gusa nk'ikirura gusa ase ubundi wariye wariye
ase wanyweye Wowe se ceceka imbabazi ikibazo kimwe. Sibyo. Ninde wabaha uburenganzira bwo kuza kwicara muri salon n'ibyo bikweto byanjye n'ibigende byanjye? ese sara yabaye yawe ryari Iki? Ako mwasaze. reka da Karine Ariko Tugane we ibyo uvuze twumve. ndavuze ngo ino sara uko ari iya Karine yabaye yawe ryari mu bye ariko nta nubwo ako kuntu aherutse uzi gukubita abantu inkonji reka niwe bayikubita Uvuze nk'uki? ngiye nta kintu kimwe mvuze mu bye ndavuze ngo ino nzu ntabwo ako databuja baragusuzugura umukobwa agira agasuzuguro Hanyuma uranyubaha. Ego. yewe Uvuze ngo ndasanga nk'ikirura. Karine ndi kubona usa nk'umuntu Reka rero mbabwire. ibivugiwe he Mwakoze zibi bimwe. koko wasize ibi ninde ujyana abakobwa mu cyumba komana shatse kuvuga ko ari boss se Ariko mwanzi. yasiwe da oh ninde none ariko Mwanwe ibiki kindi babaza mwanwe ibiki ubu. ntacyo umubyeyi Tembo ya Mateo aramaze kumbwira ngo ko ibyawe nawe ntibirangirira hano da uko mana ngenda arengana mu niyo mpamvu nkwita inkozi ntabwo y'ibibi nabivuze pe bira urumva umerewe Ndi kumva ndi kugenda mera neza. noneho ndabona uri kwasha no guseka ariko nyine Karine ndagushimiye cyane. Ndagushimiye cyane mu by'ukuri. Muri iyi minsi mike umbereye umubyeyi. Kandi uri umubyeyi mwiza pe. ntabwo biba byoroshye Uzi ko nabonye marayika umukuramo neza turarebana gutya. ushimira noga kabisa ntabwo urakira wabonye ngo marayika uzi ko urabona guseka indodo zigashwanya sheri marayika ukuramo roho ameze Nta nubwo ari umwe n'ubu yari afite n'ingabo. kandi uvuze ko wabonye ngo marayika Burya babaye bakinera icyuba mbona umuntu wambaye imyenda y'imyeru ushashagirana. Araza arambwira ngo nihangane ngo ndi umwana we ngo ahantu ngiye n'ubundi mva neza wari wagiye nari napfuye byarangiye. niko shashari nabona udatinya gupfa disi gusa nyine mana nyagasani nose birasangiye ubundi hari ikintu cyanyabe cyangwa wenda iyo umuganga akuvuye indwara imwe n'izindi zikiriraho kuko nza aha ngaha bakankubita ikintu mu mutwe nabonaga ufite ikibazo cy'ukuboko kudakora mbona n'umutwe ntazi ukuntu umeze wagira ngo ntugifashe bakuvuye mu igisebe nabyo birakira bimeze gute cyangwa bibwiye muganga tutumva Kari biriya byose byari imipango yanjye. yego Yego umwari we ntabimubwiye ariko nawe umwari ntabyo yarazi. Narabimuhishe ko numvaga ko nibimubwira atari buzabyihanganira mpitamo kubikora njyenyine. Ibintu byose bakoreraga hano nari narashyize kamera yari hejuru. Ubu tuvugana n'amashusho y'ubugome bwose bankoreye ndayafite. bivuga ko domina byanze bikunze agomba kuhara Uko biri kose we na Latifa ntabwo bazabicikira. Ubugome bwose bankoreye agasheri ntabwo inabi abantu batugirira tuba dukwiye kuyibitura Latifa nimumuyorera agende, nimumureke agende. Ibyo kuba mama we ngo yarasaze byose nabyumvaga. Ahubwo Kari sinzi ibintu numvishe uri kuvuga ngo birasa umwana wawe. Ariko niba nari nsinziriye, niba nari nkanuye, ntabwo ndi kubyibuka neza. rwose bira ubu iminsi tumaranye ku bitaro narataye urugo rwanjye wari ukugira ngo mvuge ngo iki umwari kuva namubona nakubwiye ko umwari yahindutse umwana wanjye bisobanura ko n'umugabo we rero ari umwana wanjye. Rero numvishe uri kubivuga mpita nibuka amagambo Domina yambwiye. ubwiye iki Domina ajya kuntera icyuma yarabanje mbwira yuko mama wanjye ariho. Arambwira ngo yambeshye yuko mama wanjye bamufungiye ngo umwana we narabikubwiye. Arangije arambwira ngo agiye kubanza kuntera icyuma mbanze mpfe ngo noneho mama wanjye nawe azamunkurikiza ngo nzamumenyera mu kuzimu. Ubu rero nanjye rwose ndabinginze Kari ndabizi neza yuko uri mukuru mfasha byibura ndebe ko nabona mama n'ukuri. Yego ndamutse mubonye sinamubabarira pe ariko nkeneye kumumenya byibura nkareba uwo mubyeyi wanyibarutse agahitamo kubona akagenda byibura mubaze n'impamvu yansize. Ni nayo mpamvu ibibazo byose bimbaho.
yambwiye ko ntibirangira hano no mu cyumba mu gihe ahambeshyera pe ibyo bintu wabivuze ni ukuri ko imana ncikira ino josi rijye kuri wowe ntabwo navuze yewe yaba afite ijosi kuri njyewe ko muri kunyegereranya ngo ndi mugenzi wanjye reka da ijosi rimeze nk'iry'ikiyongoyongo yewe reka mbabaze ikintu kimwe turakunda hari Karine muri kubona hano ntabwo hari natwe ahubwo katagaruka ukwezi no gushira undi uzabahemba ni Karine da ni Karine cyane ibiryo byashize ubu ngubu n'indi ni Karine Karine si niyo yasize hashye ni hashye se ntabwo birashyira hano n'indi ufite ijambo Karine ngewe ndi iki uri umugabo wa Karine ariko Karine niwe ufite ijambo ngewe nta jambo afite barifite da sasa rero kubera ko Karine ari ufite ijambo akaba atakiri mu rugo akaba azanagaruka agaruka ajya aza mu rugo rwiwe sinazagaruka nsoba mwikanye mu rugo rwe rega nijyanye yarijyanye yijyanye ibyo urabizi neza ngenda bizi neza gikorera umwana we witwa Birasa wenda bahina ngiye kubabera umuravumba sibyo mbabera igitamisi noneho ngiye kubereka ubundi bagiye gakire yego kuva uno munota yego rino saha rino tsirisi ndagiye kuvuga ngo mufate ikitwa ibyaha kuko nta myenda mwigirira ibyaha ceceka twumve murenga umuryango mbabona yego komana yanjye ibyo byivugana wenyine sigara wivugana boss ariko nshaka kubyumva hase ni wawe egora Karine yasize avuze ngo bahena cunga urugo asiga avuze ngo matibori cunga urugo ariko sigeze no ceceka ntabwo wigeze numva avuga ngo gakire musigiye inzu yaraje atwicaza turababera ubu kipe na mukira no murayiza ya serious ariko da so umwe se kandi ikindi urugo rwanjye nako rwa rwana baye n'urwe ariko hari umuntu wabaye ruswa kugira ngo muze kuntoteza bande twebwe nta muntu abanumyeho twibutse yuko ino nzu ari ya Karine niwe ushinzwe ibintu byose responsible ibyo bisobanuye iki responsible ni umuntu ushinzwe ibintu rega wica wagaramye washyizemo n'amaguru mu ntebe ibintu byo bunyakuremo ikintu nacyo ni bodaboda yabona ibyo basize igice cyagamitse inkweto irahenze mbereke ko njye nta mikino ufitanye namo ariko nawe uri gukabya abikwereke se nagutama urushyi nawe ukibivuga gusa uwo ariho undusha imbaraga uwo ndusha imbaraga kada yavuze ngo ubu uko nabivuze simba ashaka muri rugo musohoke mujyane mu byawe rwose iyo hajemo n'ibyo kudusura imbaraga ziraza da ntiwadukoraho ntabwo nabakora njyewe ubona atavuga ati wamfashe ku ngufu nanjye nkabyemeza ko wamufashe iyo umuntu agiye gufata undi muntu ku ngufu ubu niba yaramufashe ku ngufu njyewe mama amaze kumviyora yaramviyoye pe wabihamya ibyo biri kubyaba igenda bihamya ko wari ugiye kumufata none bagufungiye twe tuyisigaremo hitamo ko dusohoka cyangwa aho usohoka rero mushobora kuba mumubona ibintu ni bide wowe bahera niwe uri kumbwira ibintu ni bide ninde wakuzanye hano urahitamo kimwe uri kumitishamo none wowe muramitishamo cyane oya ntabwo ukabye kuko none umva twumvikana nta nama njya namwe nimushaka nimugende ariko nimumve imbere ahubwo we haguruka tumujya papa ntaya ongera umutemo n'ikindi gihe izi aho ngaho bye boss va hano musohoke mu gihanza umuntu atarakora ko wamfashe ku ngufu ngufu usuraje kuko nakamuze mama wanjye yaramemukiye ku buryo bwose ntazanamubabarira ubusheri nta mpamvu uri kurakara kuko birumvikana ukeneye kumenya mama wawe ariko nanone imyanzuro uri gufata yo kutababarira umubyeyi wawe ntabwo ari myiza kuko wenda ntuzi n'impamvu yamuteye kuba atarakwirutse ariko kari impamvu niye yatuma umubyeyi nk'uwo yibaruka umwana imyaka hafi 30 ataramubona nk'umugabo ndakeka ufite no kwihangana guhagije reka nkubwire ibi nubwo igihe cyo kubikubwira cyari kitaragera ariko nta mpamvu nanone yo kugorwa ushaka umuntu uzi wirirwana munahorana birasa mama wawe nguwo wabwiwe yagusaba ufite imyaka 13
agusama atari uko yashingiye kubonana n'umugabo, ahubwo agusama kubw'akagambane kawe. Domina yamuterereje abagabo 3 bamurutaga kandi bamurusha n'imbaraga. Mama wawe yisanga yasaba. Umaze kuvuga ku minsi 8, Domina yirukanye mama wawe. Uri agahinja gato katarakira n'umukondo, umutesha kurera umwana yari yibyaye, nubwo yari yamubyaye mu buryo atashakaga. Yamwirukanye n'umukondo wawe utarakira. Birasa biragoye kubyakira, biranagoye kubyumva pe. Gusa Domina ni umugome kuva kera, ntabwo Domina yize ubugome aruko ashaje. Icyo gihe mama wawe yambuye uburenganzira bwo kukureba, yamburwa uburenganzira bwo kukwita umwana we, ndetse nawe wambuye uburenganzira bwo kurubona mama wawe kubera Domina. Kuba yarakubwiye rero ko azagusangisha mama wawe kuzimu nta gitangaza kirimo, kuko n'inshuro irenze imwe ndetse irenze 2 n'eshatu yashatse kwica mama wawe, ariko Imana igakinga ukuboko. Birasa umugabo wa Domina niwe wafashe inshingano zo kukurera, kubera ko yari azi ubugome bw'umugore we. Niyo mpamvu yakwandikishijeho imitungo igihe cyo kukuraga kitaragera, nuko yabonaga nta kindi kizakurengera aramutse apfuye. Birasa uwo mugore rero, umugore wambuye uburenganzira bwo kurera umwana we, umugore wambuye uburenganzira bwo kwitwa umubyeyi, umugore utarigeze yongera kubyara undi mwana mu buzima bwe kubera ibyamubayeho bamufata ku ngufu. Uwo mugore ni njyewe. Shuffle